kugira ngo dusenderezwe ineza y'Imana maze murusheho kuba benshi bashima Imana bayihesha ikuzo. Nicyo gituma tudacogora kabone n'ubwo umubiri ugenda uyonga umutima we wivugurura buri munsi, kandi n'amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo adutwaye. Uyagereranije n'ikuzo adutegurira ry'akataraboneka kandi bizahoraho. Bityo tukaba tutarangamiye ibigaragara ahubwo ibitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho ibitagaragara bigahoraho iteka. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana bituma badashobora kugira icyo barya. Ngo yasaze. N'abigisha amategeko bari bavuye Yerusalemu baravugaga ngo yahanzweho na Beelzebul, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Nuko abakoranyiriza iruhande rwe, ababwirira mu migani ati Sekibi yabashate kwiyirukana, ingoma yibyayemo amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanya akicamo ibice ntabagikomeye, ake kaba kashobotse, kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byose bakoze, ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho. Yesu n'abavandimwe bamutumaho ngo aze babonane. Abantu benshi bakaba bicaye bamukikije, baramubwira bati dore nyoko. Azengurutsa amaso mu bari bicaye bamukikije, aravuga ati dore mama, dore n'abavandimwe banjye. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yuko muri kano kanya mu cyumba cy'Eucharistia hari abakristu bateguwe hano muri paruwasi yacu ya Muyanza, baza guhabwa ku mugaragaro ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Eucharistia. Akaba ari uburyo bumwe bufatika buza guha ishusho uyu munsi, cyane kuko tuza kwivuga abarayikirwa gusoza ubutumwa muri Kiliziya bibereye ku ngabire z'abatisimu. Dufite ubutumwa butandukanye duhabwa tugomba gusoza mu muryango wacu w'Imana ari Kiliziya paruwasi. Uyu munsi rero bamwe mu bavandimwe bacu, mu bavandimwe banyu bari buze guhabwa ubwo butumwa ku mugaragaro. N'umuhango uza gukurikiraho nyuma y'uko twamamaje ukwemera, hanyuma tukaza kubaherekeza n'isengesho. Ubwo butumwa aho tuza kubyumva bagiye guhabwa, babuhabwa kugira ngo busohoreze mu muryango w'Imana ariwo abakristo mwebwe mugize, kugira ngo bazajye bageza Eucharistia ntagatifu ku banyantege nkeya, ku barwayi, ndetse bakafasha n'abasaserdoti gutanga Eucharistia mu gitambo cy'Eucharistia cyangwa kimwe se mu mihimbazo. Nabo tubasabire
ndagiye ngo bageze ubutumwa bwagenewe uyu munsi abepiskopi babinyujije muri komisiyo y'iki babateguriye kuri uyu munsi. Barasanzwe buri mwaka Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihimbaza umunsi wo kuzirikana ubutumwa abareki bafite muri Kiliziya, ukaba uhurirana n'umunsi twizizaho abahowe Imana mu Buganda. Insanganyamatsiko y'umunsi w'abareki uyu mwaka iragira iti Imana y'isoko y'amizero nibuzuzemo ihirwe ryose n'amahoro mu kwemera. N'amagambo dusanga muri baruwa ya Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 15 umurongo wa 13. Turizihiza uyu munsi w'abareki mu gihe Kiliziya iri mu rugendo rwa yubile imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 ivanjiri ya Yezu Kristo imaze igeze mu Rwanda. Urwo rugendo rwa yubile twarutangiye mu gihe Kiliziya y'isi yose ikiri muri sinode izaduha umurongo wo gukorera hamwe no gukora tutabusanya buri wese mu muhamagaro we. Imana niyo soko y'amizero n'ihirwe. Mu isomo rya mbere twumvise ko ababyeyi bacu ba mbere bamaze gucumura bagize ubwoba, bajya kwihisha, bajya kure y'Imana, bitandukanye nayo, ndetse nabo ubwabo batangira gusubiranamo hagati yabo. Nyamara Imana ntiyabatereranye, yaberetse ko ariyo mizero yabo, maze itangira umugambi wo kubagarura no kubacungura. Mu isomo rya kabiri Pawulo Mutagatifu nawe aratwumvisha ko amagorwa muri iki gihe ntacyo adutwaye, kuko twizeye ikuzo rizahoraho. Arabivuga muri aya magambo agira ati kandi amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo adutwaye uyageranyije n'ikuzo adutegurira ry'akataraboneka kandi rizahoraho. Bityo tukaba tutarangamiye ibigaragara ahubwo ibitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho ibitagaragara bigahoraho iteka. Pawulo Mutagatifu aragereranya ubuzima bw'umubiri wacu ugenewe gupfa n'icumbi ry'akanya gato cyangwa n'umwenda umuntu yambara ugasaza. Aratwumvisha ko mu ijuru kwa Data ariho tuzambarira umubiri w'ikuzo, bisobanura umubiri wazutse. Ariko kugira ngo ibyo bizashoboke biradusaba kubaho turangwa n'ibikorwa byiza. Koko rero Imana niyo soko y'amizero n'ukwemera. Abaho Imana b'i Buganda twibuka uyu munsi barangajwe imbere na Karoli Rwanga, baduhaye urugero rukomeye rw'ukwemera n'amizero. Turazirikana ukuntu bunze ubumwe na Kristo ku buryo bukomeye, kandi bakunga ubumwe hagati yabo ubwabo, ari nabyo byabateye ubutwari bwo guhitamo gupfa aho kwihakana Yezu Kristo bemeye. Yezu Kristo niwe soko y'ubumwe n'ubuvandimwe. Nk'uko twabyumvise mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu aratubwira ati umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Koko rero abakora ugushaka kw'Imana abo nibo bagize amahirwe yo kuba mu muryango wa Yezu Kristo, kuba inshuti ze n'abavandimwe be. Ugushaka kw'Imana tugusanga mu ijambo ryayo tugezwaho na Kiliziya. Muri Kiliziya hakoranira abantu benshi kandi batandukanye. Hakoranira abantu badahuje inkomoko, imico, amoko n'andi masano, nyamara babunze ubumwe bahujwe na Kristo bemera. Ijambo ry'Imana twumva, Ukaristiya dusangira, biduha kuba abavandimwe no kugirana ubumwe n'isano isumba y'amaraso. Urugero rw'urukundo Yezu Kristo yaduhaye yemera kutwitangira nirwo rutuma natwe ubwacu dushobora gukundana tukaba umwe, kandi kuko urukundo buri wese yakunzwe rugomba kwigaragariza mu bikorwa no mu kuri. Twibuke amagambo Yezu yabwiye abigishwa be agira ati ko bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzamufitanye. Ibyo tubisanga muri Evanjiri ya Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 35. Urwo rukundo ariko rutubyarira ubumwe n'ubuvandimwe bigomba kuturanga muri Kiliziya, tukaba umwe nk'uko Yezu na Se bunze ubumwe. Nyamara nk'uko twabyumvise mu Ivanjiri,
Sekibi ntajya yishimira ubumwe bwacu, buri gihe ahora ashaka kutubamo abacakubiri, atuma ubwumvikane buba buke. Muri iki gihe turasabwa kuba maso, kuko Sekibi atuma haduka n'ibindi bintu byinshi bishobora kutuyobya bigasenya ubumwe n'ubuvandimwe bwacu. Niyo mpamvu abepiskopi banyu twifuje ko iyi yubile y'impurirane yatubera umwanya wo kurangamira Kristo we soko y'ubumwe n'ubuvandimwe bigomba kuturanga. Yezu Kristo niwe soko y'ukwemera. Ukwemera ni impano y'Imana ihabwa uwemera wese. Uwahawe ukwemera agomba gutanga imigenzereze ishaje n'ubugiranabi ubwo aribwo bwose, maze akakira Yezu Kristo. Uwagiye ukwemera wese arangwa no guhinduka kandi akamamaza Kristo igihe n'imburagihe. Yubile twitegura guhimbaza ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, tukisuzuma, tukareba niba koko twarakiriye iyo mpano y'ukwemera twagejejweho n'Imana twohereje ari wa Padiri bera. Yubile kandi ni igihe cyo gufata ingamba. Abanyarwanda bamaze kugezwaho inkuru nziza, ntibajuyaje, benshi muri bo bahise bayakira kandi bishimye, maze bagerageza no kwishyira mu bikorwa. Abanyarwanda bakiriye ukwemera maze bera imbuto nyinshi kandi zishimishije. Abamisiyoneri bateye akabuto ka Sidapirisi, ubu kabaye inganzamarumbu. Ukwemera kwatumye abanyarwanda benshi biyegurira Imana vuba, bamwe baba abapadiri, abandi baba ababikira n'abafureri. Amakoraniro anyuranye y'abakristu basengera hamwe yagutse ari menshi. Abandi bagaragaza ibikorwa by'urukundo ubwo bibumbiraga mu miryango ya Giso Gatolika, yaba iy'abakuru cyangwa iy'urubyiruko. Ubutumwa bw'abalayiki bwateye imbere, maze haboneka benshi bitangira kwigisha gatigisimu, gufasha abakene no gukora ibindi bikorwa by'urukundo. Kristo bavandimwe, muri urugendo turimo rwa sinode ndetse na yubile y'impurirane, turasabwa kumva neza icyo Kiliziya idushakaho, icyo idutezeho, icyo idusaba. Kiliziya dusaba kugendera hamwe, dufatanya urunana kandi duhugurana mu mikorere n'imigenzereze myiza ituma tuba umwe muri Yezu Kristo. Iyi yubile y'impurirane turimo y'imyaka 2025 Yezu Kristo aducunguye, n'imyaka 125 ivanjiri ye igeze mu Rwanda, izatubere umwanya wo gusubiza amaso inyuma, turebe ibikorwa byiza twakoze, maze tuzakomeze kubyubakiraho kugira ngo tuzagere ku birenzeho. Turakomeza kwishimira ubufatanye buranga mwebwe abalayiki n'abasaserdoti mu bikorwa by'ikenurabusyo n'iby'iterambere rirambye mukomeze kugaragaza muri Kiliziya. Ntimuzatezuke nk'uko Nyagasani atajya atezuka ku isezerano yatugiriye. Balayiki, bakristo bavandimwe, turabibutsa ko mufite umwanya udasimburwa muri Kiliziya, mukaba musabwa rero ko bahamya mu mvugo no mu ngiro, kuko kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Turashimira abakristo bakomeje kugaragaza baba hafi y'abasaserdoti babo mu maparuwasi atandukanye, hafi ya za paruwasi zabo, bakazifasha mu buryo butandukanye kugira ngo ubukristo butere imbere ndetse n'iterambere rindi rijyana n'ubukristo, kuko roho nziza itura mu mubiri muzima. Turabashimira by'umwihariko inkunga mugenera komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abalayiki kuri uyu munsi wanyu. Umusanzu batanze watumye ushobora kuguramo ikibanza gikiriho cyo kuzubakamo ikigo kizajya cyakira abakristo bagiye mu rugendo nyobokamana. Ibyo ndizera yuko komisiyo ibishinzwe bibagejeho kandi bazakomeza kubashishikariza. Ibyo turabashimira. Icyo kigo kizaba ari icyanyu. Niyo mpamvu tubasaba gukomeza gutera inkunga komisiyo yanyu kugira ngo izashobore kucyubaka bidatinze. Igihe tuzajya tujya mu ngendo nyobokamana ikibeho nk'abakristo mu matsinda atandukanye, ihuriro ry'ingo, amfansi misiyoni cyangwa n'abakristo muri rusange, bakagira ahantu bashobora kuba
bakwakira baruhukira igihe bagiye mu bintu by'ubukamana. Icyo kibanza cyarabonetse cyaraguzwe biturutse kuri wa musanzu w'inkunga dutanga ku munsi w'abariki. Ibyo byabaye umwaka ushize. Mbashimira cyane wenda tuze kugarukaho uburyo muri diyoseze ya Kabyumba habaye ubwitabire bwiza ndetse bigaragara no mu yandi madiyoseze. Ibyo nkabashimira gihe by'umwihariko. Ibyo byatumye rero tubasha gukura icyo kibanza ikibeho, ariko ibyo bikaba bikiri rurerure. Twifuza kugira ngo tuzacyubake kugira ngo igihe abakristo bagiye baba ari abakecuru n'abasaza bagira ahantu bashobora kuba bakwakirirwa, unaniwe, ukeneye kunywa amazi, ukeneye kuba yaruhuka, cyangwa ukeneye se n'imyiherero itandukanye. Mu gusoza rero ndabaragiza Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho adusabire kandi mwese Imana. Mbere rero yuko twinjira mu muhango nyirizina w'ubwo butumwa, aba bavandimwe bacu biteguye bagiye guhabwa ubutumwa kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya. Tugiye kubanza duhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Isangiro rya Pasika. Kristo yemeye kuribwa, roho yuzura inema, Kristo atubera ingwate y'ikuzo rizaza. Nicyo gituma Kiliziya ishishikariza dukesha ubuzima. Koko rero Yezu ari mu Karistiya ntiyavuze gusa ati nimwakire mubiki, ahubwo yanemeje ko abatarya umubiri we muzima watangiye gukiza abantu batazagira ubugingo bw'iteka. Ubwo abifuza guhabwa iryo funguro ritagatifu ari benshi rero, naho abasaseridoti bashobora kuribaha bakaba ari bake. Nyir'ubutungane Papa Paulo wa gatandatu yemereye abepiskopo mu Rwanda n'u Burundi gutoranya mu bihaye Imana batari abasaseridoti no mu barayiki abandi bantu bashya batanga Ukaristiya no kubaha ubutumwa bwo kuyitanga. Nubwo mwemera ko nyuma ya konsekrasiyo ikozwe n'ubusaseridoti umuntu twahindutse umubiri wa Yezu Kristo na divayi bahindutse amaraso ya Yezu Kristo nk'uko Kiliziya Gatolika yomba. Niyo atari misa za hostia zahinduwe muri konsekrasiyo zibikwa muri tabernakulo zigumya ko umubiri ubuzima kandi ubezaho wa Yezu Kristo wazutse. Murabyemera? Mwemera ko igihe baturika Ukaristiya baba bivuga Kristo kandi urupfu rwe n'izuka rye byaducunguye kugeza azagarukira muri kuzo. Murabyemera? Mwemera ko urya umugati atazi ko arya umubiri wa Nyagasani Yezu aba ariye ugucibwa kwe? Murabyemera? Mwemera ko umubiri wa Yezu nyamara ari ifunguro ry'abicisha bugufi bifite mu buzima bw'Imana kandi basonze kugera ku butagatifu no kubaho kw'iteka? Murabyemera? Musezeranye kuzajya mutangana icyubahiro cyinshi Ukaristiya ari wo mubiri wa Nyagasani Yezu Kristo bose. Murabisezeranye? Musezeranye gukurikiza amategeko yose mwahawe mu byerekeye uko muzatanga Ukaristiya? Murabisezeranye? Musezeranye kuzayiha gusa abiteguriye kwihabwa kandi mugire igihembo bwakira uwo murimo? Murabisezeranye? Musezeranye ko hatazagira umukristo ubura iryo funguro ritanga ubuzima bw'iteka kubera umwete muke wanyu, kandi umukristo arisabira impamvu ikomeye cyane cyane niba arwaye cyangwa yenda gupfa? Murabisezeranye? Bakristo nkunda, mumaze guhabwa bikomeye bya Kiliziya
muzibuke rero ko uwo mubiri wadutangiwe twese wadutuweho igitambo. Namwe kuva ubu murushijeho gutunga Imana ngo mwikorere kandi mwitangire umuryango w'Imana ari Kiliziya muri Paruwasi ya Muyanza. Bisobanura ngo ibyo nibyo koko. Abarongera ngo mbasabe muri kano kanya ubutumwa nyirizina buza kugaragaza ibimenyetso bitandukanye, by'umwihariko tubatera amazi y'umugisha mu biganza byanyu bizakora umubiri wa Kristo. Abasaba ba Kristo ngo mube muhagurutse namwe, abandi abasha gupfukama atabishobora nta kibazo aho kandi ushobora byose. Kandi n'abakristu babimenye ko mu gihe muhawe umubiri wa Kristu kandi mubyemerewe, ibi biganza byanyu bizashobora gukora umubiri wa Kristu, kuha abakristu no kushyira ahagaragara kugira ngo abakristu bawurangamire. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana ishobora byose, yo soko y'ikitwa ubutagatifu cyose, nitagatifuze ibiganza byanyu ibibuze kongera gukora icyaha, kugira ngo byerekane urukundo rw'Imana Roho Mutagatifu ashyize mu mutima yanyu, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Bana banjye nkunda, mube abahamya b'urukundo rwa Kristo. Kristo ugiye kwitanga yiha abantu anyuze mu biganza byanyu. Murasubiza muti Imana nisingizwe mu ijuru. Imana nisingizwe. Imana nisingizwe, kandi turabasabira kurangiza neza nta buhemu ubutumwa bwo kwagabuza ibingoboka b'Ukaristiya hano muri Paruwasi ya Muyanza. Mumfashe tubashimire tubamashyi menshi, ngo banahindukire murebe mubamenye bagiye bavuga, hanyuma tubashimire tubamashyi menshi. Yose duhuriza hamwe isengesho ryacu, maze dusabire kwemera by'umwihariko mu bihugu byacu bya Afurika, dusabire kwemera guhamye gushinja imizi muri Kiliziya yacu yo mu Rwanda, muri Paruwasi yacu ya Muyanza, mu miryango yacu aho dutuye. Duhuriza hamwe isengesho ryacu.
wacu waremanye ibyiza byose ubuhanga butangaje turakwinginze uduhe twese umutima wo gukunda umwana wawe Yesu Kristo kuruta byose n'imbaraga zo gukorera ingoma ye tudaheruka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. isezerano rishya kandi izahora bwite agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire bazijya ibi mujye mubikora bihubitse rwanjye ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa mu buriwe mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisigura n'iteka. Kandi ukakabitwigisha dutinyutse kuvuga tugira tuti dawe uri mu ijuru.
ziturinde n'amakuba yose mu gihe tuyitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Yesu Kristo abw'intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire n'ubumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Iteka amahoro ya Nyagasani n'urukundo rwa Kristo twifurizanye amahoro. Umubiri n'amaraso bya Kristo yo gusangira bikomeze biherekeze bizatugeze mu gihugu bw'iteka.
twashaka muri ni executive umurenge wa Buyoga abayoboka turebe twihuse ari ntabwo paruwasi ya Muyanza ni imwe muri paruwasi kuri ubu zikuriye diyosezi cyakuriye andi maparuwasi kubera igice iherereyemo ntabwo hagendeka neza cyane birashoboka ko hari abatabashije bakaba bari mu butumwa hirya no hino mu maparuwasi kandi baribona neza turi mu minsi mu mezi y'itangwa ry'amasakaramentu anyuranye ubwo ntabwo byatangaza kuba batabashije kwitabira ariko bafite abahagarariye abarayiki mu maparuwasi ariko kuba kure habo nabyo birashobora kuba ari amaparuwasi adafite abayahagarariye gusa reka turebe niba hari abahagarariye paruwasi ya Matimba gatasi bahageze kare mu gitondo niba bari hafi aha basigaye paruwasi katedrali ya Byumba murakoze bagize impamvu buriya batutse muri Rwamiko paruwasi ya Rwamiko abaturutse muri paruwasi Mutete hamwe n'abatagatifu bose muzashobore gutunga ibyishimo by'ijuru aho kiliziya ntagatifu yishimiye kubona abana bayo basangira amahoro y'iteka nabo bahire ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu umujyana amahoro y'ibyishimo bya Kristo. Udasanzwe